muri JPTV ku makomedi no ku rwenya turabahereza tuza dute rero tuyiteranya twitonze ubundu twarangiza tukarekura umwoto tata JPTV hejuru cyane mu bushorishori Elias mafiriti nukaza buriya abaturutse hera mama gaje ariko abantu banjye twari twahanye gahunda ko turi buganire barihera ko mbona barihera muri hehe rwose nababonye nababonye yewe nababonye kabisa njyewe nari ndi gushakira hirya iriya kumbe mwibereye aho ngaho yeyeyeyeye ubuse ndatangira nivugara ndacyakora wenda ndababwira wenda YouTube channel kuko wenda harimo n'abashyashya Rwanda ndabona muri benshi kabisa abo twari dufite gahunda ndabona bikubye YouTube channel yitwa JPTV. Okay. Ubu rero mugorora imbavu kuko tugiye guseka kahavi tugiye guseka koko ya hagati aho continue mbere yuko dutangira kuganira mbanje kwihanganisha abantu bakundaga umusururu murabuzi murabuzi ariko keretse umuntu wenda utavukiye nko mu Rwanda niwe utawuzi ariko n'utarahavukiye akaba yagiye ahatemberera ntago yabura kuba yarakubitanye n'umusururu umusururu rero muti byagenze gute muzi ko kera twahingaga amasaka uyu munsi mu Rwanda ntago tugihinga amasaka impamvu murayizi nyuma yo mukanda subscribe hanyuma mukande like mugaruke mukande ku nzogera mwabonye ka kantu bita ngo you receive all notifications mwakabonye muri abantu b'abagabo cyane noneho rero mujye muri comment mumbwire ese murabona ibintu nzabishobora cyangwa mbivemo murakoze cyane sorry umusuru nanyoye se buriya wari ukindi mara ni ukuvuga ngo rero impamvu mu Rwanda tutagihinga amasaka ngo tugaruke kuri wa musururu wacu wo hambere kera ubwo numvuga ngo kera ubwo turavuga se nkaryara gusa nirwe mvuga ngo imyaka runaka oya ariko kera murabizi ko mu Rwanda twagiraga intara 12 muri izo ntara 12 ubu niba nibuka neza zari 11 ariko hakazamo n'umujyi wa Kigali ariyo bitaga Kigali ville ni Kigali ville biraho ni mungore biraho ni ukuvuga ngo rero hazagamo Gisenyi Ruhengeri Byumba Gikongoro Kibuye Cyangugu Butare Kibungo mana yanjye n'izindi ntabwo nzibuka ni kera uyu munsi ni ukuvuga ngo izo ntara zari 12 nazo ubwazo ntekereza ko zitari zikwiriye abanyarwandakazi bazikoreshaga bagosora ya masaka abatarakanda subscribe murebe neza ko mwayikanze ubundi dukomeze ega buri impamvu nkunda kwibanda ku kantu ka subscribe iyo mwagakanze mugakanda like mukajya muri comment mukambwira muti hejuru umusaza se bishimbere yasi mafiriti muwa motivation murayizi mugatuma ejo nzashaka n'ibindi bintu bigira gute bituma tuva muri za mudu mbi tuba twatewe na stress duterwa n'ibintu bitandukanye tukongera tukagaruka kuba fresh uyu munsi rero impamvu amasaka yacitse mu Rwanda mwari muyizi reka ataza kugira abantu babyumva nabi ariko za ntara 12 ngo iki
aha hari umuntu yongoreye ngo zitwaga ngo perefegitura, ariko perefegitura buriya byari biki? Mu Rufaransa ni prefecture, abanyarwanda bo mu kwiyorohereza baravuga ngo ni perefegitura, ariko ntabwo ari byo. Mu kinyarwanda cyacu ni intara zari 12, none uyu munsi bazigize enye zonyine, bongeraho n'umujyi wa Kigali wa 5. ubu rero kubera ko utwo dutara twabaye duke cyane, niyo mpamvu abanyarwanda baretse guhinga amasaka, kubera ko ba mama na bashiki bacu nta ntara bakibona zo kugosora ya masaka, ahubwo abanywaga umusururu nyine mwihangane nta kundi. None z'ubu twagira dute? Aha murabeho, ngewe nuko mbyumva, ubwo n'abandi bafite uko babyumva bazi impamvu amasaka atakiboneka mu Rwanda batubwire. Nitwa Sebishyimbo Elias Mafiriti, murakoze cyane. Reka mbe ngiye, tuzasubira ubutaha, simbasize mwenyine, musigare mureba iyo video mukanda subscribe, like, share na comment. Ejo nzaza mbazaniye izindi nziza cyane. Muri JP tuzi ku makomedi no kurwenya turabahereza, tuza dute rero twiteranya twitonze bindu, twarangiza tukarekura umwoto tata hejuru cyane mu bushorishori.